Nda reka mbyisubize gutya. U Rwanda na Kongo bakimuye ikibazo bafitanye. FDL yataha. Ese David ukavuga ko M23 ibyo ibitabireba uko za RCD zagiye zirangirana za Senderi. U Rwanda ruzaganira na Kongo. Izi nyeshyamba ntabwo zirakubita leta babaza ku buryo bajya kubiganira. Nayo mpamvu ubona Tshisekedi ishaka kwiganira n'u Rwanda. Ni barwane besurane intambaro yongera igaruka mu isura nshya y'intambara. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na David Jeune Marshal. David Karame. Comment ça ne va pas? Ça ne va pas. Oui. C'est comme ça que ça ne va pas. Na mahoro se. Nta mahoro nta bidasanzwe. Ashimira Imana. Abonye ko umwiherero wanjye ntabwo nawukurikiranye. Ariko ko warangiye ndiko kubisoma ntabwo ndabukurikirana n'ubundi. Ahubwo se buriya ibyavugiyemo ko ntabyo ndi kubona nanjye bijyanye n'ibiganiro byatangiwemo. Buriya niba babaye mu buryo bwihariye butandukanye no tuba tumenyereye. Birashoboka kuko mbere nabonaga niherero yaratumiraga n'abanyamakuru twese bakadutwara. Ubu ngira ngo niko byageze se. Iyo ni imwe mu mpamvu yanatuma wenda ibindi turaza kubimenya nko mu itangazo rusoza. Icyo wagezeho ni iki wabona ko ari umwiherero akaba ari umwiherero special. Byo niko mbitekereza. Nabonye Rutundura rero muri iyi minsi yarajyanye ubutumwa bwa Tshisekedi muri Angola. Wigeze umenya cyaba giherereyemo muri buriya butumwa? Icy'ingenzi kivugwa cyatangajwe ngira ngo na Angola ni uburyo bwo kugira ngo hategurwe byimazeyo mu butumwa yarajyanye harimo kwitegura kuzahorana ngo na Perezida Kagame na Tshisekedi. Ariko le contenu y'iyo message niba hari nk'akara nyine batayishyize ndetse wayibwirwa n'iki. Ibyo ni byatangajwe ngo n'ibiro ntamakuru bya Angola ngo ibyo rero ntabwo bashyizemo details. Ariko wenda tuzareba niba na Minisitiri Birutazajyayo cyangwa se ubundi abaminisitiri b'abanyamahanga bafite no gutegura inzinduko za perezida nk'izo ngizo. Ariko icyo gihe ngira ngo babikora en concertation. Ariko icyo mbona nanone nuko niba arimo hagenda umwe ntibaye bahahuriye nka minisitiri w'abanyamahanga bombi ngo bategurane iyo nama. Ubwo bwa buryo bw'ubuhuza bwibanda ku ruhande rumwe butari face à face bushobora kuba aribwo bukiri ku murongo kugeza kuri iyi saha cyangwa aribwo bushaka kunonosora. Cyane ko guhura ku Rwanda na Kongo n'abaperezida babo b'ibyo bihugu uko ari bibiri urebye na crise iri muri Kongo y'intambara hagati ya leta na M23 ubwabyo abantu baracyabyibazaho. Si uko u Rwanda na Kongo batafitanye ibibazo bashobora kuganiraho, ariko tukibaza se igihe abaperezida bombi baganira benkiriwamo n'icya M23 kandi M23 nayo ifite intambara yayo ubwayo irwana n'igihugu cyabo. Uribuka minisitiri w'intebe w'u Rwanda yahagarariye Perezida Kagame muri conclave yabereye Bujumbura ko hari igitekerezo yazamuye icyo gihe. Uribuka ko ari perezida wundi wari uyoboye iyo nama cyo kwibaza igihe niryari M23 zicara kuri table bazaga kuko babona gasa n'uvuga ko ubundi ariko bigenda mu gusoza intambara abahanganye baraganira. Ndetse Tshisekedi muri mu mbwirwaruhame yarahira ku itariki 20 z'ukwa mbere n'umwaka wa 2024 yatanze urugero kuri Ukraine n'Uburusiya avuga ko abarwana batatakaza n'ubundi mu buzima bwa buri munsi kugira na contact. Ntabwo yabyise ibiganiro. So ukibaza none se Brase yacaga amarenga ko n'abajya ganira na cyangwa niyo marenga yacaga abantu barwana baraganira byanze ko isonye ibiganiro byose turabimenya. Weyanga kubyita ibiganiro byeruye ariko yabyita abishyira kuri level ya contact ko contactana kugira gute. So nkibaza rero n'ubundi icyo kibazo kiracyahari. U Rwanda ruzaganira na Kongo bashobora kuganira ku madosiye atandukanye, bashobora kuba kuri FDL, bashobora kuvuga ku bucuruzi ni byinshi na za ambasade n'izifite ambasaderi. Ibyo kuganiraho by'u Rwanda na Kongo bafite amakontra y'abarajyanye y'ubucuruzi. Kongo yahagaritse Rwanda ya n'ibindi. Ujye kuganira ni byinshi ariko ahari amatsiko ni hamwe. Dosiye M23 nigeraho bizajya bigenda gute ko still na n'ubu ntabwo urabona
akayihayeho ka leta ya Kinshasa yo kuganira na M23 cyangwa se akayihayeho ka M23 kuganira na leta ya Kinshasa, kuko bombi ntacyo barimo kugaragaza. Yego M23 bivuga ati ndabishaka, ariko najya abantu babiteraho imetero bakavuga se ko M23 yabinyotewe n'ibiganiro na leta, ibyo bisabye basanga mu bitarajya mu bikorwa. Nakahe gakiza se M23 mukira mu biganiro na leta ya Kinshasa, ukujya ujya kureba n'ubundi izina ryayo M23 rinaburaho iminsi 2 ngo bizihize imyaka 10 n'ingahe, hafi 15, ubwo izaba isaba kuri imyaka ingahe umusibejo uhereye 2009 16 niba atari 6 uyu ugiye kubara bari 16. So ukibaza rero guhura kwa Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bibihosha intambara ku kigero kingana iki niba barwana en principe batari none rero ujuze ubona aho bikurura aho nkunda kubikurura mbyerekeza kuvuga ngo M23 nubwo utabimbajije nta buryo yazafurumira ikintu cyo kuvuga ngo nubwo muganira natwe turahari ikagiforumira ite ni ikoranabuhanga ryabo muri politike yayo, ntabwo ari uri ntabwo yanyishyura, ariko ubu ugiye ntanze igitekerezo igiforumira ite se ko Tshisekedi avuga ko atazigera aganira nayo azaganira n'u Rwanda. Ubwo rero bisobanuye ngo u Rwanda ruzakemura ibibazo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabo uwa babiri, hari hasigare cya Tshisekedi na M23 bihondaguranira. Niho nibazaga ngo abatekereza ko guhura kwa perezida ushobora gukemura ikibazo kirimo akarere k'ibiyaga bigari ususane muri Eastern DRC cyakemukaho pourcentage ingana gute. Tuzabitere metero n'utwabikora twabaza tuti iyo ufashe ikimbirane y'u Rwanda na Kongo ugafata n'ikimbirane y'M23 na Kongo wabiha pourcentage ingana gute kugira ngo bavuga bataba perezida bahuye agahenge karaje cyangwa se haza agahenge kangana iki. Ubundi we nuko uri moderator nemereye kubaza. Okay, wenda reka mbisubize gutya. U Rwanda na Kongo bakemuye ikibazo bafitanye, FDL yataha, ariko twibagize ko gutaha kwa FDL does not mean gukemura ibibazo biri mu demokarasi ya Kongo. FDL yataha abatafite ubwene gihugu ntibabugire, kuko n'ubundi hari igihe batabugize FDL itarabaho muri za 70. Izi ntambara zo muri Kongo ufatiye kuri za Kanyarwanda zabaye 30 na kangahe, ugafatira ku makimbirane yagiye muri Kongo mu ngeri zitandukanye, ugafatira kwishingwa ry'umutwe wa Magrivi mu 1982 washinzwe n'ubutasi bwa Habyarimana. Urumva usanga abantu bashobora gufokasinga kuri FDL nk'intandaro y'intambara muri Asazo bwa Kongo, ariko nayo ifite percentage yayo yihariye ku buryo nayikuyeyo bitabuza n'ubundi kimbirane gukomeza, wenda avec attenuance runaka, ariko ntibibuze n'ubundi gukomeza, kuko niba ikibazo cy'i politique kiri muri leadership ya Kongo ntabwo nanone uzavanga ko ikibazo cy'ne FDL gusa, bishobora kugira n'ibindi cyangwa FDL ikaba ari bisembura ariko n'ibindi bihasanzwe. So bikavuga ngo rero abaperezida bazahura reka batekereza yuko bikemura ikibazo cy'intambara iri muri Burasirazuba bwa Kongo n'amakimbirane ahari, ntacyo Kongo ihinduye ikavuga uti mujyane FDL y'iwanyu mu Rwanda gusa. Ibyo gusa wanasanga hari aba FDL yasize yigishije ya ideology yayo abanyaturaba yatoje abagize gute, ibyo yashyize mu basirikare ba Kongo bigakomereza aho ngaho, ugasanga ibihugu bicyuye FDL physique ariko FDL politique, FDL idéologique isigaye muri Kongo ku buryo n'ubundi nta kibazo nta muti ukomeye wabonetse muri nuko bitekereza. Ikingo yari pourcentage, ariko abazadufasha mu makomantere batubwire u Rwanda rukemuye ikibazo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwa babiri. Ese ibyo bisobanuye gukemura ikibazo kungana gute hagati ya leta ya Kongo nanone na M23? David, hari ikintu wari ukomeje uti M23 ikwiye gushaka uburyo nayo yagira diplomasi yo kwicara ku meza rwose. Hari inzira ubona byanyuramo yindi ko uwo bakabaye bicarana ku meza nyine agaragaza ko adashaka kwicarana nayo? Zikomeza nk'umuntu urimo kubaza ifi ngo amagoga mu mazi bate iharasa ikarasa intambara iri open pana birabirwana yitsimba mu bigo byabo. Wakwicaza leta iyo yose y'igihugu utarayambura umujyi n'umufatika cyangwa ibiri bitatu, utarayambura abaturage ku baturage miliyoni 120
yarwana ikareka kurwana imeze nkaho irwana ihuha. Ibyo bita kuri umugabo urabiho byo ngo yakora mu byo guhuha. So yarwana iterwana ihuha. Cyo ni Kinyarwanda cyumvikana. Yewe na n'ubu sindabona ikintu cyatuma Tshisekedi aradasinziriye kubera mu Ventura. Abantu bajye bagitekereza gute? Uzi ko hari akazi mu Ventura ikora imeze nk'ayikorera Tshisekedi. None se reka nkubaza. Mu Ventura nibigira polisi ntabwo ndababaza. Urumva? Ariko ifite ingabo zikora akazi wenda na polisi yakora mu bice yafashe. So niba hari division ihadeployinze reka twebira mu bare ingabo ariko hari eneo area iyobora. Yego. Bivuga abajya bakanavuga ko nta n'ikibazo yateje. Mu yandi magambo ni staff wa leta. Irinza abaturage ba leta, irabafidinga, irabashakira imiti, irabigisha yaje gute itanahembwa. Abantu bayigishaga bashatse babajyana hano bakajya kwigisha hano. Mu Ventura yari kuba kasa mutwe kuri leta yiza kuba ari iyotsa abantu ikabarya ikagira gute ikabayirirwa ibiba ibasahura igira gute leta ko ifite ikibazo. Ariko politically uko tubibona muri propaganda z'imitwe yombi rwana yaba leta yakishije mu Ventura ntabwo turumva leta yakishije mu gishinje mu Ventura ishinja leta ishinje mu Ventura oppression ku baturage bahiyobora. Ntabyo ndumva giye ngo ababyumva nibo babizi igihe ntabyo ndumva. Ngo leta ivuga iti abaturage babonagana mwabamaze abakiwanje bamaze abanyanza rimwe arahageze murabarimbura. Ahubwo sinzi no maze iminsi ubikurikirana ahubwo leta nitangiye gukopera kwigana siasa na politiki ya Ventura kuko ziriya nama ya Ventura ikoresha za Nyanza leta ngirimo gucunga ahantu hakurya y'uwo mujyi yakoresheje inama nayo ikagenda ikahakoresha izindi nama. Ubutegetsi bw'igomba bufite ukuntu bukata bugaca mu kivu bukajya gukontrona nabwo buke. Donc ni modus operandi ya Ventura no kwigana ariko uriyegereza abaturage ubanza abo muri Nord Kivu baravuze bati Ventura twigarurira imitima y'abaturage kuri yagutse twiri dusinziye tureba. Barabitangiye abungije Chirimwami barabitangiye zimwe mu bigwate byo hakurya ya Ventura yarafashe nabo bakavuga ati turabizi ijwi ribagereho ntimuzabayoboke ntimuzagire gute ntimuzabaha abana nibagera hangana cyangwa n'iki n'ibintu n'ibyo ngibyo ikanahamagarira n'aho Ventura yafashe ikoresha itangazamakuru ryayo. Mu yandi magambo Ventura ntabwo ari umustaff mubi wa leta ni umustaff ahubwo inigana izageza higana no kurwana n'imirwanire wenda. So urumva inyeshyamba zimeze gutyo zabuza leta gusinzira kuko ari leta yita ku baturage yakabaye ivuga iti inyeshyamba zageze ahantu amashuri ahagarara, health system irahagarara, imihanda irahagarara. Ventura yiga mu miganda y'ubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi kuko nta butaka yari yagira iturumva ubwiyitirira. Iririmba indirimbo de Bukongo ikambara idarapo rya Kongo ikibura no gushyira imitwe ya Tshisekedi. Inyeshyamba zogeza Kongo uretse iyo de Bukongo baririmbye Tshisekedi ntasugira agasagamba siwe uhagarariye iyo ndirimbo. Uzi ko buriya gihe nafuma nkabikuraho giyewe nkavuga nti amadarapo muyamanure kwanza nubwo nta yandi mwashyiraho uzaririmba indirimbo ya de Bukongo no kuduhagurukira y'umukongo bana hagurutse yandi muri abazarendo nabo baririmba none mu Ventura indirimbo n'abazarendo usubambwira izi nyeshyamba zakuza gusinzira abana beza. So rero simvuze ngo nakoprima abaturage narenganya abaturage ariko nakora ibintu bijegeza leta kandi kumva. Reba dufata urugero centrale hydroelectrique ya Matera niba amakuru mfite ariyo staff bakoramo na partnership wenda iyo yubakwa na Union Europeenne for instance n'ubu birgo bayubaka bashobora kuba bakora n'iby'ubigoma ariko nibo biturimo n'ibiki nizo dusesengura n'ibiki. Ibaze imishinga ya leta ikorera mu gace ka Ventura ikajyaho ngo murabona ngo ntabwo twigeze dukupira amashanyarazi ngo abantu bose baransikanye ko bibwira abanyamakuru barite ariko ngo n'imirimo iracyakomeje yo kwagura gucanira Goma aho ni ukuvuga ngo umuriro ucomeka drone ngo ziguruka niyo Ventura uyitanga ngo kandi zijya kwirasa ntiyanagira gutya ngo bakupira umuriro bumva ikizimo ko kimeze kuko nayo mu mashyamba. So izi nyeshyamba ntabwo zirakubita leta babaza ku buryo bajya kubiganira. Nayo mpamvu ubona Tshisekedi ishaka kwiganira n'u Rwanda ngo bikemure ibibazo bafite ariko bose zimutwaye. Hari n'umukongomani ugira gutya
agakora shofoma akaba yanakubwira ati bari abakongomani bari abantu benshi bashaka bafite idiro bari tutazi kuko rero bakabona akaburamo isura y'inyeshyamba kuri mu Ventura akayo Yesu ubundi ndagiye kuganira kwa Tshisekedi n'u Rwanda bizanye igisubizo M23 icyo kandi ryo mubwira nyine nikwiye kuzamura ikiganza muri aka turahari aho wa mukobwa bagiye gusaba bakavuga ngo yabaye mubikira kandi aha akavuga ati ndahari ntibababeshye ntabwo mubikira kabuki sinakwambara biriya bitambaro muze kubeshya musigo yaratangiye kwivugisha utugamba none se kandi mu bwizo ko M23 yene ngo ndimo kwisesengura bibira mu ino minsi M23 bazayizimya kisiasa M23 niwe yatsinda kumbura ariko muri siyasi barayizimya nese metamorphose ya M23 ntabwo yavuye muri CNDP ntabwo muri RCD zombi bazimye bate buriya Tshisekedi cyabashakira ibintu byo kubakaranga umunsi umwe Tshisekedi azazinduka avuga ati nshyizeho minisiteri ishinzwe kuganira n'abantu batavuga rumwe na leta yanjye ayihe bije ayihe staff ayihe n'umujyi zakoreramo Rwanda Nairobi Addis Ababa Lisbon wherever ashaka urumva bajya kwicarayo basigare M23 yirimo kwikaranga ko mutaraza kabiganda mwavuze ko mushaka ko mutaraza ngo tuganire ikivuze cyose kize ku meza bati muvivure Kongo nta kindi buze murashaka iki byose bivure ariko leta izi yuko bitazamara imyaka 2 cyangwa 3 ariko buryo buzimye mu Ventura basabikora niko zari sede bazirangije baba vice president plus 4 baruberwa bicara mu ntebe yikaraga ibyo bikaraga iki ni leta de kuruberwa yatoye biza risubiza ikibazo cy'abarwanda fo bamoyize nyarugabo bajya mu nteko y'amategeko b'abasenateri niki kibakoze gisubiza ikibazo bafite sofa babashyire mu ngabo nk'amasunzu utashobora gutabara makanika kandi abo bashira basava kwizima bikora umunsi umwe Tshisekedi azaba yikuyeho umugogoro imyaka ubarimo kubara akabudaburi yarayitangiye urumva itanu ya Tshisekedi veho umuziga usigira undi nkuko nabo Kabila yasa umuhekesheje zino nyeshyamba zikwiye gutekereza kabiri ibaze u Rwanda nyine rukemuye ikibazo na Kongo bafitanye uwa babiri bakavuga ati u Rwanda tushyize ku bandi twadukire na Ventura u Rwanda ari igihugu gifite imbaraga muri diplomasi no mu butasi ku buryo bashobora kumenya niba FDL babahaye ari FDL cyangwa babapfunyikiye ariko mu Ventura noneho Kinshasa kuyicenga iyipfunyikiye itayipfunyikiye byayigora kuko irimo leta birimo ibyo bibwiye ko basabye kandi ku mutima itabibahaye reka Tshisekedi ashatse yafata nawe bitakwira akavuga akabafungu bakakora kopa akavuga ati ufasha amadolari angahe tugufunga amezi 3 tugaragaze ko twafunze umuntu intuze ziri u Rwanda Vitali Kamere se yafunzwe igihe kingana iki basobanura gatari kuri diro na Tshisekedi atuzafungurwa minisitiri ari amafaranga yo izira miliyari gukoresha mu minsi 100 tuzazifaso ngiye kugufunga ibinyamakuru byose bizakwandika niki ariko uzafungurwa minisitiri ibyo muri Kongo nuko bikora Kamere ngo yatsinze urubanza aho yari kuri diras tuyarye ushinzwe ubujura ntibuzagufata ayanjye nangahe kandi uzavamo na minisitiri wa plan President ukavuga ko M23 ibyo ibitabibara ibitabiniye uko za RCD zagiye zirangira na za CNDP none se niba none se nigiye gura na perezida wawe i Rwanda ya Kagame perezida Kagame ni perezida mu M23 ka perezida w'u Rwanda mu M23 siyo bari ku Rwanda ushobora gukemura ibibazo byarwo na Kongo iyo itarenke itarimo kandi bigakorwa nyine n'ibyo ni mpamvu bafite undi muvuna ariko ko ntawuzi basakaje ntabwo tuzi imvuno yayo yose ugomba kuyimenya wese se ngo rivuga iki bagugiye umuvuno wa mbere byaje muri ibiganiro bififitse ibiganiro bififitse na bitazatanga umusaruro nako nagategeshwa bashe guceka inganda mbona kavamo kuko leta Kinshasa ntiyewe ko mu bintu bivuga kuri iki ariko wibuke neza ko nubwo ihamagaza ibiganiro leta Kinshasa irishwa yuko bitajya biyihira kuko wa mutima wo kubanga ngo tuzongera gusubiramo amakosa twakoze mbere ibitaba infiltrators yabikosora amagambo no mu nyandiko ariko mu mutima bikiriho kuko urebye gap umaze kujya gatema mu Ventura na leta Kinshasa n'urwangano rumaze kujyamo abantu barariwe barabokeje bagize gute mbwirwa ruhano uvuze imbirwa ibirwangwa mu budepite ubu bitakwira no mu depite wo mu Ruvira kugeza aho gororera umuntu urumva
wagize uruhare mu kongera ikibi mu cyiza. None urambwira ngo mu 23 nubwo baye abadepite batanu baba bagize majorité parlementaire se ku buryo n'ibyo bazageraho bizajya mu bikorwa n'umwe ni babiri batatu banagera bakavuga ati muracyari abaswera forme muracyari abarwara style sibyo muri infiltrators imyaka 2 irahagije guhita ukora udisuda udisuda iyo nuzi kwicurika bakayikora iyo ndekije amategeko bakabashyira muri government karikombe urumva hashira ukwezi bagashyira tugo premier minister no guverinoma yananiwe dushireho indi bakabatakaje portefeuille zabo. Emu Ventura niyo mpamvu abahanga bandusha basesengura bako iyo muganira bwati ikwiye kugira ngo itegeka kugira ngo igitekerezo bishyire mu bikorwa wenda mu bufatanye na leta in partnership cyangwa se without iyo partnership. Urabona bigenda bigerwa n'ibyo cyabyo mbona kuko baracyava ngo swari cyinshi asango tuzagira gute ibintu nk'ibyo baratangira gushushanya bya soko navuze bazatanga bashuranye bati dutegetse ahantu ahitwa gutya twaririmba ibintu twaririmba biriya twakwambara gutya twakwambara biriya ariko baracyambara amapeti ya FRDC biraze bivuze nyamara wasanga uzabyuka ugasanga ibyo byakozwe baryamye bitarakora kubera ko bitari mu byifuzo byanjye ntabwo ndubona Ventura urumva ariko biramutse bikozwe baba bakoze ikintu kizima baba batekereje neza erega abazabatera amabuye ndabizi amabuye ibijugu bizabaza mu rwego mpuzamahanga hari intara bita Catalonia ikipe yo muri Barcelona yigeze gushaka kwigenga bayikubisa amabombe y'amabuye n'amategeko n'iki n'ubungubu ejo bundi mu kwezi gushimura gishize nibwo babahaye amnesty imbabazi zabitekereje ko bigenga so kwigenga ko ahantu ni kimwe ariko no kutigenga ko ahantu hakaba nka Etat federal yubaha ubutegetsi bwo hakurya kuko bimeze muri za Ethiopia ni ikindi na za Nigeria na za Amerika. Uriya muri Amerika California bashobora gutora itegeko ariko tubaze muri Texas hari na bamwe hari na leta imwe muri Amerika ifite ingabo zifitanye umubano n'ingabo z'u Rwanda ndashobora kwibuka ni Chekins. Urumva ko ni intara zifite n'ingabo zifite ba sheriff bazo polisi kwikora n'iki bafite kuntu bakora gutyo kandi bikubaho niko Ethiopia imeze buri ingabo z'intara za Ethiopia ziri ku rwego za Air Force na mechanized n'ibifara bakagira indege z'intambara ari ingabo z'intara ariko zubaha ubutegetsi bwa Addis Ababa hakagira ibintu consensuel bumvikana. Kongo simbona no munsi n'umwe bifite muri jewe kubona mu Rwanda fone yongeye gusubira gusagambira ubumbashi akisanzura akabyina amaraba akabyina ikinyemera agatamaho ntabwo mbona hafi yanjye ngo nibarisha utayibona hafi ubibona hafi uburenganzira sindimo kubona umuntu avuga ati ndi umunyamurenge sha ikinshasa ndi nko muri rompo bakango bahifatire selfie urumva bahabyindire igisirimba abikinshasa babonemo umucyo bizagorana icyakoroha ni kirero ni ugutangira kutagetinga ibintu bituma baba ahantu batuje kandi wakacyuye izo mpunzi zikaba bikagira gute n'ikintu kizi wabo uhateye bakarwana impundu buriya umuntu muri Oromo Oromian forces yibeshye ikajya muri Tigre intambara ya Rota ingabo zo muri Amahara zibeshye zikajya muri Oromo kwateza akajagari bakare mu mupaka bahita barwana bibi cyane ngo Ethiopia ikaje kubakiza Kongo ikeneye kuba Etat federal cyangwa se haba no kwigenga ko bashaka kwigenga bakigenga byose birashoboka bakamenya gusa ko imijugujugu ntabwo izaba bikeye bishobora gukura cyangwa bikanga kuko imbaraga za gisirikare barazifite zo kurwana kuri aho hantu babashyize niyo bavuze ngo tuzongera guhunga tuzagera gute afite ubona muri movement philosophical icyo kintu bagitekereza ariko niba babona ari nk'inkono ishyushye ari nk'icyuma gishyushye niba bidatinya gukoraho ndambwira abantu ngo naho bafashe ntabwo bahidenesheje sideni bahawe na leta batangira kubihakorera buri ngoma ikiganiro twakoranye hano ubushize yavuze ko hari itaka bafite riruta rimwe mu mataka y'ibindi bihugu ku isi ngira ngo kuri pyramide ya Barima n'ibeshye muri ikiganiro ibi ndimo kuvuga Bertrand Bisimwa bivuze muri press conference zo gukorera naga ko n'ibyanga byose bazashyira amategeko ntabwo ndimo kubigenda se no kuba hako niba bishyira mu bikorwa nyine bitekereza kuko leta yarakaniye ko batazaganira niko yagize ariko urumva iramutse baganira ikagaruka yahinduye umuvuno kuko Kongo yabikora yavuze ko itazaganira n'u Rwanda kuko ndimo gupapira ngo baganire n'u Rwanda Tshisekedi Doha muri Qatar ahubwo ubu nibo basigaye bashaka ibiganiro n'u Rwanda
kumwete kubera iki se niba bacuze igihugu batacika no kuri Muventuro bashaka kwanza gusoza cy'u Rwanda bakajya no kujya mu Muventuro bari abana bashaka iki yabe ni Museveni yavuze noneho icyava mu kintu cyari cyo nuko Muventuro indi episode yindi yazitari ngiyi yakwitwa Ruvumu abantu bari bateza akajagari mu karere bateza intambara yo kusadeke yaguruki abarundi bande yane bose ubu ngubu yitwa Ruvumu birabyitwa na leta yabo gusa ariko yabarumwa mu karere aho mu Muventuro aciye bakavuga ati dore ngizo zanye cyane ziba ziteza akaduru kagahuka karwanisha ibihugu niba tirwana kuri insho iyi episode yatashize izabakoresha kuko ntabwo nduzi no kubyitaho karere leta iramutse yazundukiye hano mu mujyi ivuga uti n'aba negociateur ngaba bahageze Muventuro yasigara isubiza iki uretse kujyayo bakayicenga nyine none se ntiyajyayo ari byo rivuga Museveni yavuga ati ko byabindi mwambwiye noneho Tshisekedi yabikoze niki ko Museveni ari jambo yavuze abango babyanga tukabona kubafata kuko mubafata urumva ko Muventuro iri biganiro ariko ko n'igihe izabihatirwa nta kizavamo kandi n'ibyanga hazayibiramo ikindi nshiri biryoshye miri bishyushye rero nava muri iyo frame iyo cadre nayivamo yose nibyo navuze ngo ni imibare yewe uwo mubare ugeze no mukonsita mu mukore wanza nanjye wangora ariko wawukora umubare wo kuvuga ngo mwamaze kutwanga muturira abantu mutwita abanyamahanga urumva iyo amaze kubiye ngo wenyogwebwa ko nta mbiro mfite murahitamo ibintu bibiri ko ahantu turi mutazongera kuhakandagira niyo za ndirimbo twarimbaga ntizizongera cyangwa barahitamo tuziririmba ariko by consent runaka gusa ibyo biteye ikibazo Kongo Muventuro ushobora guharanira ibyo abirumba ashobora guharanira ibyo ngibyo ariko ntacyo byaba bitwaye nese Amerika kari kubaho Ubuhinde kari kubaho hose kari leta federale nese babuje kuba Abahinde ntabwo babuje kuba Abahinde ko byagenda kose kandi barabitangiye bashyira parlement za province n'utuntu duke two kongeramo wabonye ukuntu province ya Kivu y'Amajyaruguru abadepite baho bo kwa Seninga babwira leta ko bashaka ngo yaganire na Muventuro iyo baza kuba babyikorera se hagati yabo ntibaba baramaze kuganira ikibazo cyarakemutse iyo abanyakivu baza kuba bikorera bikemura ibibazo baba barabikemeye cyane ariko ntacyo umusonga w'umuntu muri Kivu y'Amajyaruguru urazaho ubuza gusinzira umuntu w'Kinshasa ubu Lubumbashi ntibuza gusinzira ubikorowe zijya nayo hose ntibuza gusinzira za Kasai hose ibyabo barabikora ariko ibyo muri Kivu bikanga Muventuro washobora kuzayirangiza bakoresheje andi mayeri wowe waba mu perezida nka Kabila ngo ibintu bakorera atandi anabarokutemo ashora idolari Tshisekedi wanzana amafaranga agira simvuze ko Muventuro yikangisha amafaranga ariko burya no gutwara babiri cyangwa batatu batwara none se nubona abamasuzu batumvikana n'abandi ariko still n'ubwo usanga umuvandimwe muri Muventuro umuvandimwe ugasanga ari muri FARDC yego icyo se ntabwo bagiheraho bavuga ati hamagara muri umuntu wawe wese ko ntacyo wabaye nawe ntacyo asaba si uko batwaye abantu se 2009 nakoreraga i Rubavu iriya ntambara y'ikabariraga yireba gutyo nk'uko umuntu w'irwa mama yishe baba bahari so no kuvuga ngo rero Muventuro irarwana kandi irimo kurwanya intambara ya gisirikare izi ko ifite cause politique irishuwa ko irwanya intambara n'imbunda ariko ifite impamvu za politique ariko se ku ruhembe rwa politique bageze he ubu bageze he ushize ariko se natubwiye ko ari ubwo barimo barabyubaka mu byo bubaka rero nibashyireho area badashobora kurengamo barwana banayitangaza niyo batarafata ariko bayifite mu nyota yabo bayivuga apana ibyo kwanga tuzagarukira Kinshasa never ntacyo byabagezeho kugera Kinshasa hari aho bagera bakabavugiriza induru batazi n'ikibazo cyabo ko kimeze niyo mpamvu birwana iborohera iyo barimo gukemura ikibazo cy'ahantu basanga umusaza nkaho n'Inyanza batima nahetse Makenga none umuntu utarahetse Makenga wo muri Manyema uzamubwira ibiki katahetse uwo Makenga akatamuzi kandi adafite n'inyungu yo kumenya erega no kumva ko rwanirira abantu bose n'abatakuzi nabyo ntacyo binavuze bivuze ikizi wavuze ko rwanirira bene wanyu ukasobanura impamvu ikumvikana abandi nabo bakazirwanaho bo nta miryango bagira Muventuro asa ni Yezu wa Kongo ni Yezu Kristo waje kubambirwa Kongo ntibanze yibambirwa yikure ku musaraba kuza Kinshasa utacyura n'ababyeyi bawe wenda ndabyumva bageze Kinshasa bagira prerogative ariko n'uwo barwana n'umusirikare ese bwo n'icyo bahagera ubundi ntabwo Muventuro ibintu byose uko ishaka ariko bigenda ntabwo ari umuntu ipota sinabonye sawa ngo muri Kivu y'Amajyepfo naho yatangiye kugenda
hari agace nahoze nsoma mu gitondo kitwa ngo Bihambwe no Bihambwe. Bamwe mu bantu bazi yagiye arambwira ko ngaho ibyo muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ari muri Kivu y'Amajyepfo, utaragera na Rubaya. Bihambwe ubujya Rubaya kuri cya kirombe cya Mangacucu. Ariko ahubwo wenda bita Numbi na Ngungu niho ashobora kuba hegereye Sidikiro. Ubujya kugera muri za Karehe epfiriye. Ya kuko mu 23 basitaga no Masisi kuri zone kuri komine ku karere Mazda nagera, ariko Ngungu muri zo za Numbi ko bahazi ubusatira agace ka Karehe muri Sidikiro. Ibyo nta kibazo byo ni bya nta burya n'ubwo wafata santimetero wayisobanura kurusha kwanga yafasha cyo kuhafata n'ikindi cyo zamaza n'ikindi. Ubu yabimerekera aho ngaho mu Sidikiro n'ibirimo begera cyane rwose. Ubona ko nyuma yo kufunga neza Rucuru kuko isa nkaho ifite 95% ndetse aho bitakanya bayo bidafite, ubona ko byanze bikunze shaka no gufata Masisi yose. N'ubu wakumva ngo yafashe ibirungo bya Rubaya, wakumva ngo yafashe za Numba aho ngaho za Ngungu, kandi urabona ko wenda hari uduce ubona bashaka gusiga hagati nko babasize hagati Goma, hamwe no kubona bashaka kuyisiga hagati uko nabonye abandi basesenguzi babivuga bazobereye hariya kubita. Hari uduce hanabone mu gato bashaka kurwanira ikahagota hakikuramo cyangwa hakayoboka. Ariko Ngungu ngo abasirikare b'Abarundi bakubitira ukurikije uruhare rw'abasirikare b'Abarundi bagiye muri Kongo nk'abishoye batari no muri SADC, bagombye kubaho bari mu bakemura ibibazo muri aka karere. Ubona ko niyo harasa umwe abantu baramutura bakamujyana 50. Ntabwo nemera ko abasirikare b'Abarundi bangana abasirikare b'Abarundi bapfiriye barashize, kandi n'abarwanyi n'abasirikare bafite ibikenewe byose mu barwane, se kucyumva ko bapfa nk'udushwiriri gusa. N'amakimbirane Abarundi bagira n'abari abantu ndimo ndasoma Rwanda Tribune nyine ubwo uzasoma n'ibindi ugiye gute. Rwanda Tribune se yari hariya afite umwe mu bantu muri Pariko, umwe mu bavugizi ba Pariko, Jenerali Mutayomba. Bavuganye na Mutayomba muri Rwanda Tribune. Mutayomba ni urinzi ibirungo bya Rubaya, ararenga arababwira ngo Abarundi bashize. Mutayomba se ninjije uko wafata abasirikare bari ku ruhande rumwe akajya kuvuga uko bafungiye kwizimisha ambazaga y'ikindi gitero mu gace ka Rubaya kari gasaba kugenzurwa na Nyatura na CNDFR na DRM Mbonerakure. Gusa yirinda kwemeza ufite ubugenzuzi bw'iki kirombe ikizerwa ku mabuye yakubitana agasegereti. Mu bintu dushobora kuhafata hose, ariko guhimbira abasirikare babone ngo bapfa nk'abantu nk'abandi badapfa. Abantu barwana impande zose barapfusha, zeno kwita nazo zirapfusha buri. Ntabwo ari abamayimayi n'abamayimayi barapfa. Ariko kujya mu mibare ntabwo mbona n'ikintu cyungura ingabo ku rugamba. Uragiye wambwira aho wafashe kuba ngo wapfusha abana n'abake. Ese reka kubaza, uruzi ko iyo politike yo kuba ngo abantu barapfa cyane bagakomeza bakarwana nabwo ari udatsinda urugamba. Ubumeze nk'uvuga niyo yatuwe mu Rwanda. Wisha abantu 100 abandi basigaye 50 barakoze bakongera baragutera. Ntabwo ubu ko abona agasuzuguro ko kugusuzugura. Ntabwo se wumva ko harimo icyo wakatudatsindwa ku rugamba kuko bamaze kugira ku yindi level ngo uko tungana kose tuzakurwanya. So propaganda ngizo ntabwo ne kumusesenguzi nazinjira. Bishobora kuba bitandi ibyo ariko ntabwo numva ko bari mu mibare myinshi. Abarundi barapfa ntibarashira. Saba abasirikare se bafasha batarasa. Abasirikare b'Abarundi bararwana n'indwanyi nk'abandi basirikare. Ariko ubu se reka nkubaza, South Africa ntipfusha, Tanzania ntipfusha. Nta makuru ariho kuko bishoboka ko mu gihe tuba ari n'ibiganiro bashobora kubagirana n'ibihugu by'ibihanganye ya bucece. Si iyo bigeze ku Barundi bavuga byose kuko nabo batari muri diri, bavuga abandi ntibagire icyo bavuga kubera ko wasanga ari na diri yo kugira ngo boroshye ibintu. Ubona ko SADC itakirwana n'Abatanzania n'Abanyafurika, wenda wasanga mu gihe bihanije twongera kubona subutu urumva. Turaza kubigera ko bya SADC ko mu Rusaka bagiye no kuhakorera inama yo kunoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo. Ntacyo uzagera ushobora gusa. David, reka tugaruke gato ku byo nabonye ngo hari ibisasu bya rutura byasenye isoko rya Minova amashuri n'ibitaro.
bikavuga ko ari M23 ushobora kuba yabirashe. Aya makuru ameze ate? aya makuru nuko nayumvise nanjye ko sina kuba ntabwo uri kubitere hariya, ariko kuba ushatse gutera imetero ku buryo bworoshye wabona ninde wari ufite minovu ni leta ya Kinshasa. ubwo rero kubishije mu bintu byakora kuko ntabwo leta yirasheho isasu gusa. nanone mu ntambaro urabyitondera, leta ishobora kugenda ikaharasira ibisasu, urumva abandi nabo mu gushaka kubizinya bakarasa aho biturutse. leta ikitwa ko itabirashe ariko rero yaharashishije, yakoze nk'ibyo biriya bita bukwiye inyuma kwikingira abantu kugira ngo utere. kandi rero mu bintu bimaze iminsi bishinja leta ya Kinshasa na MONUSCO, icyo ni ikintu gishoboka rero kuba urabibona muri Gaza. niba nabyo ari byo umaze iminsi ubona ko hari intwaro zikorwa mu bitaro hari archive bakuyemo intwaro, nabonaga kuri video ya Israel Defense Force babyerekana ukabona n'ibyo kuko ibyo rero mu ntambara ubundi bigize icyaha cy'intambara, haba kurasa ahantu ku bitaro, amashuri cyangwa se haba kurasira aho hantu. leta ya Kinshasa rero ikomeza kugirana inshingano zo kwibaza kuki ahantu habera imirwano, kuki bashyira abana ku mashuri, kuki batevakiwa badakora abaturage aho hantu. ubundi imirwano igeze kuri metero runaka ugomba guhita uhakura abantu cyangwa se ugashyira amabendera ya Croix Rouge ku buryo abantu batarasirwa ntiharasira abantu. ariko rero ntambara yo muri Congo ubibaza irwanirwa kuri izi standard ikakuyobera. ntabwo nibwira ko FARDC izagenda ngo ishinge ibibunda ahantu nibirasa abandi nibatagetinga ngo kuko ushobora kurasa n'indi imbunda zemewe ushobora kuko barazubaka iyo site rero bashobora kwishyira muri coordinate zabo kuba batereka turasisi aho giturutse kibeshyize mu muvuduko ungana gutya giturutse hakize gute, cyangwa se nayimananiye ko bakabwira ati kirimo kurasira hano kuko nabo bahafite bavuga ati bararashe barimo kurasira ahangaha. ntabwo waceceka mu rwego ibi wabasubiza cyangwa se ugakoresha izindi inkiriziyo z'ingabo zo ku butaka zikajya kubanetraliza utarashe. ariko ibyo bintu inyeshyamba zajya gukora ibintu zishaka iki, uraharasiye nawe barakurasha M.Ent hari ibintu birenze se. ariko wowe waharasiye niba kuko ariko byagenze niba ufite inshingano yo kutaharasira, icyo ni icya mbere. icya kabiri kuhakura abasivili ukaharasira waba hakuye hakaba deklare nka zone y'intambara. ariko ntibakitwa ishuri, ntibakitwa iki, ntibakitwa ibitaro cyangwa rero impamvu n'imikobwiye nuko banashobora kwibaza cyane ngo tubifashe yakoresha inama. ariko se uraza gukoresha inama ahantu maze gusenya ibitaro, ahantu usenya amashuri, ahantu usenya n'isoko, baraza bakabisobanura byose bakababwira bati murabona aho imbunda yarasiraga dore ibitore byayo. urumva bashobora no gufata n'umubazi zirasaga ibiri bati nubwo mubazi twagaho n'abangaba muri mateko azabo nta yandi mahitamo turababohoye ntibizongera. niba ari inyeshyamba z'ubundi zifite uwo zibohoraho ariko inyeshyamba ko bazikinisha ndetse inyeshyamba zo zipfe zirimbuke zishire kuko zirimo kurasirwa ahantu ngo zize kurasa ahantu. erega bishobora kuba bijyanye n'intambara babigenjeje, bishobora no kuba degakorateho bitewe n'uko n'izina byafashe. ariko M23 kugira ngo iharasirwe yewe gusubiza intabo hose, ahubwo bayirasa nayo ikabarasa ikajya no kuhabo hose. ukeneye ibyo bisobanuro ikabitanga. ariko ntabwo yakoraga agatuza mu gihe kwikinga mu bitaro. gusa ibyo bitaro byamererwa niho hamererwa hari ibitaro mwesose ntabwo byari bihari, hari ibitaro bikomeye za Rucuzi ntibihari bya de reference même binakomeye. Niyo mpamvu turasubira ubwo bwamererwa ni hari ibitaro ibyirimo gukorerwa sibwo bwa mbere yabikorera ifite ko yabyisobanura hariya ni iwabo. cyane ko abantu barimo kuvuga ko kurwanira muri sidiki ngo bizayorohera buriya ntabwo isa nk'igenda isohoka mu duce tugwiriyemo abo bita wazaremba, imvukira z'abazaremba. ibyo biraborohera muri siyasa kuko nta bihararo ngo ibisanga ahantu byayirwanyije, kandi bakavuga ko abashi mu mico yabo batagira ironda koko. n'abashi ngo n'abana beza cyane babaza kwaba Bertrand Bisimwa wari bageri iwabo nyine. intambara muri sidiki kuri nk'iwabo wa Bisimwa yamworohera nawe yagenda avuga amashi nk'uko Makenge yageze i Nyanza nabo abavuga ibyo bavuga ukuntu barumvikana.
abashi nta resistance ntabwo bijandika muri ibi bintu ni abacuruzi bareba inyungu zabo tukarwana komeza nta macakubiri bagira ntabwo biko mu Rwanda ntabwo nta kibazo bafite n'u Rwanda bahaye Rusizi bagira gute business zabo ntabwo ibifaranga nabyo babiguhereza amahoro agahinda ubikeneye cyo bivuze bakamutera inkunga cyane bayiguterwa kugupfa kuba umutekano ukabakiza izo ndu biravuga ko mu venture no ahantu maze kurwana niho hayagwiriye imvukira z'abazarendo benshi baba notable babo ababashinze kuko abashinga aho vuga za Rubaya hegereye wabo bamayanga abamutera barusha ko bari wabo n'urugero ariko haraho bazamuventure izagera ihasanga nta mvukira zirwanya zihari nyinshi abantu baba netre hagati ya leta nayo so urugamba ruzayogaho aho yarwanaga mbere naho hari abo bazana ndabesha naho ni wabo nayira havuka ibyo wari umworosho umwe ariko undi mworosho do please uwo kurwanira udafite ikindi ndende byose babafata nk'abashyitsi tumuje mute ni mwege mu venture hajaga tubumvi ni ibyo ngibyo nge numva bisimwa yabagezi wabo muri Sud Kivu harimo n'abandi batandukanye byasir ku buryo aho yarwa kandi ikindi kinahari gusatira Sud Kivu uko byagenda kose yabiri nashakisha ukuntu yazahuza natwirwanaho ibirindiro akandi gakoryo ka gatatu yabiri mizimya influence y'u Burundi kuko yabirimo ibasumbiza igera ku mipaka yabo ubwo igiye mu venture ageze Kamanyora igakontrola Rusizi abarundi ibyifigira mu mazi bigira ku ikarani ibikora izo sont des attaques de dissuasion y'uwo mwarwana abarundi barimo kurasira abantu Masisi none mwebwe iyo venture mwarwana igeze ku mupaka wanyu haje ngo wabo igihugu kitagira ibane nta mibare batangira gukora no gutekereza iyo ni dissuasion y'ubwayo abarundi bashobora kurinda muri Kongo bakavuga ati tukuza kurwana n'abantu duhana imipaka kandi abantu imipaka barumvikana niba ari ibintu bya duwane murabyumvikana urumva wabyanga wabyemera ndetse u Rwanda na Kongo aba agence de douane bo kuri grande barrière na petite barrière ntibavugana umunsi kundi byanze bikuze hari ibibazo bagomba kurengera babishaka batabishaka so ubwo n'abarundi bazinjira muri iyo game biriya bisasu ngo byagwa hafi inkambi ya Mugunga ibyo ngibyo wari umuvuga ibyo za Minova uguhinduye icyerekezo ugarutse Mugunga hafi na Goma ariko si ubwa mbere Mugunga habura ibisasu ibya Mugunga bimaze kuba nka rutine birahagwa nyine kandi wumve n'impamvu n'ibi bisasu bitabura kugwa hariya Karijabo ibirindiro bya venture biri mu nkengero za Sake kuko ku misozi ikikije Sake n'ibiri ku misozi ikikije Kivu aho zashasha za Karuba nayo hose kugira ngo birase neza urabirasira Mugunga urabirasira abambira aho ngaho mu bambira none sukurasa nawe uramusubiza nyine ibyo navugaga ntabwo reka kugira ngo reka kutwara gutegura ngo tworoshye ibintu ahantu harasibwa ibisasu bashobora kuraswa ibindi ku buryo bworoshye bitewe n'abarwana nicyo ngicyo mbona nge navuga Mugunga rero nayo iri muri Mugunga iyo uvuye Sake ugafata izo za Mugunga ugafata izo za mu bambiro nizo ntambwe zindi ziba zisigaye werekeza Igoma ahandi hantu hasigaye nuko M23 bivuga ko ishaka kwigarurira agace bitabweramana n'agace ka Minova nyina ko ngako kuko giwe nandatekereje ko M23 kuba iri bitangaza ibya Minova n'ibibazo biri Minova n'iki washaka no kuhafata akenshi unaki ivuga ibibazo byane ishaka no kwitihafata kandi ufashe Minova nabweramana wabonye uburyo ufata cya cyambo bita Nzuro ya archipel yinjira muri mu Kivu igigoma kandi buriya Nzuro nakasa mutwe kurusha za Mugunga mu bigaragara agace ka Nzuro niko gace kazengereza Goma uzi ko gufata Nzuro bishobora kubuza ibitotsi Goma kurusha Kibumba Nzuro ni Goma Nzuro na Kesha birafatanye n'ahantu wana kwambuka uzi koga wana ko ukagira kandi Nzuro ite umuzi wa Nzuro ushinze ibweramana naho za Minova mu yandi magambo M23 gufunga za Mugunga na za Bambiro ni inzira imwe ariko no ishobora no kugira menace iturutsa ku cyambo cya Nzuro cyangwa Nzuro ikaba uburyo gutuma Goma ihumeka M23 idakeneyemo kuko iri icyambo nyine kigera za Minova kikaye n'amabuye yava za Rubaya acukurwa ayo M23 itarafata ajya gukontrona epfo za Minova agaca kuri icyo cyambo cya Nzuro kwinjira muri Goma kuza mu ndege
so Minova aracyarakaza mutwe kuko ari intebe y'icyo cyambu cyanzuro cyinjira mu Kivu kikagera iguma mu mujyi urumva bya birometero bava mu 20 guca umuvuye Isake uvuye Nzuro no higoma byo ntabwo nzi uko bingana twabipima muri Google twayibona ariko Nzuro na Goma no ahantu hamwe ndetse mu yandi magambo ufashe icyo cyambu cyanzuro cyane no Goma bihuye nakanda nateye hari ubushize twavuga ko bari hafi yacyo hari amakuru yanavuze ko yigeze gufatwa ariko ibyo twabyiseguyeho ntabwo byari ntabwo wafata Nzuro utarafata ku ya ntebe yayo hamwe itereye nyine yinjira mu Kivu iryo shami tarafatiye ubwira abantu tarafatiye Minova Nzuro ne hishingiye wawe ndabifatwashije marine ariko ntibikunda ikindi Nzuro nifatwa niyo Minova igafatwa bashaka Nzuro saa kizabaye safe complete kuko Nzuro iyo yinjiye mu Kivu ibumoso hasigara Sake ureba igoma iburyo hagasigara Kivu gisanzwe kandi muri ubumoso busigara iburyo nibwo burimo Sake rero ntakuntu yakomeza kuba kasa mutwe ngabantu bayisazemo nk'abazarendo bazi ko hakurya yari Nzuro urumva mu misozi y'ikijare no 23 Sake yaba safe muri iyo mpamvu akandi kandi nasozerezaho ufashe Nzuro ufashe Bweramana Minova Nzuro iyo ashipirago yinjira mu Kivu uko nabibonye ngiye ndi Rubavu indege zose zigwa igoma zarara hejuru ya Nzuro ziza ku Kivu hejuru ariko zisa ubu zireba mu indege igwira mu nda n'umuntu uri Masaka izo ndege ubwo yaba kajugujugu yaba suko yaba ikindi zose zarara ku airport ya Goma zimanukiye ku Kivu hejuru ubundi uriza ya misozi ya Karuba Muremure no indege wazirebaga mu Rubavu ariko uri Nzuro uzireba mu nda ubwo rero ukaba muzungu Christian yize gutangaza wazabana mu Ventura yahera gufata ahantu nk'aho ngaho igafunga ikibuga cy'indege cya Goma kuko ibifite imirongo yacyo yakunda ikoze no fly zone bose bya byose gusa ikindi ndavuga za civil za gisirikare zo na Costa Kirwana bazi shakiye umwanzo so rero M23 muri Sud Kivu birashoboka kuri izo papazi enyi z'ingenzi kuba yazabona connection na twirwaneho nabajije ejo bundi mu butumwa bugufi welcome Kamasa coordinateur wa twirwaneho mubaza niba bari muri Alliance Fleuve Congo koko ambwira ko batarajyamo kandi kuko nibajyamo bazabitangariza abantu ako kantu yongeyeho nako mbona ko iyo probability ishoboka kuzajyamo ariko umenye ko ibyo kuba bakoresha ibishoboka byose bakazahuza ibiganza na twirwana muri kimwe kugenda basatira imipaka y'u Burundi kugira ngo Burundi butangire bwikure mu ntambara ya Kongo ni cya kabiri icya gatatu kuba ari wabo wa Bertrand Bisimwa nawe akeneye kuzajya kwivuga imyati wabo no kuba abashi batagira ivangura moko icya kane kuba byabegereza gukontrola Ikivu n'ikirere cyacyo kingigoma byaba na ngombwa bakazanahuza ijwi naho bafite ariko kandi no kwaserekera Goma byenyewe byumvikana byuzuye none hatari ibintu gice byo guca imigani yeye amanira Goma hari gihe batazaye ndavuga umunsi bazayirwana nanjye ndivuguruza ubundi nkabona Goma izikura ubundi nk'umuntu ufite umwana Goma ukiga Goma niki azigara muri system ya muri appareil ya leta nta mibara afite ubundi ushatse bafata basigaye muri Goma bategetse nk'ibyitso bya M23 kandi bagiye kujya babikatira igihano cy'urupfu abana bakatira rwose umujenerali uri muri Goma n'umuryango umuntu muri guverinora uri muri Goma n'umuryango usinzira bugacya kumara n'ikibazo afite ukuntu understanding mu bintu ariko umuntu uzi ko understanding bafitanye n'ikimbirane kubera n'imirwanire yabo n'iki no gura bacagagura yaba yaragiye akageza Goma kuri serivisi Goma nta buryo gifite bwo kwirwana Goma yaba protected n'ikintu kimwe gusa byacenga rya guverinoma tujye kuganira ubunaka imirwano ihagarara igeze n'iki ibintu byo mushaka ni byakire n'impunzi zitaye n'iki ibintu byo ngibyo ariko uzi ko uzabibirindura mu myaka nk'ibiri gusa nabo sabana David reka turimo tugana ku musozo reka dusoreze kuri iyi nama ya SADC izaterana kuwa gatandatu izabera i Lusaka muri Zambia ni inama igamije kunoza ubutumwa bwa SADC muri Congo iyi nama izayoborwa na Perezida Hakainde Hichilema cyangwa Hichilema wa Zambia
mu nshingano ze nk'umuyobozi w'urugaga rw'ubufatanye bwa SADC kuri politiki, ubwirinzi n'umutekano. Iyi SADC na Congo no kuza mu butumwa muri Congo yahindura yakora inama yagira ite, ubu ntibishoboka ahubwo ko ishobora kubizirohinga gukomeza kubitoringa ingabo muri Congo. Wapi umuryango mpuzamahanga ni ikintu gikomeye, ntabwo ushobora gupfa kwikorera amaboko uko ubonye kose, aho kugira ngo wizirohinge hari amaturufu amwe batarakoresha muri iyi ntambara. Iyo turufu batarakoresha niyo maze gusozeza mu by'ururimi rwo mu kanya, ni ugutegeka Tshisekedi kuganira n'izi nyeshyamba. Abandi b'inshuti ze ab'inshuti nyanshuti bakamubwiza ukuri nk'igisubizo. Urumva abona bamba bari gukoresha iryo jambo, ab'amashumiye bakamubwira bati zirangize gutya izira nyeshyamba, ariko uzongere uzigarike cyangwa uzagusimbura zazigarike, nk'uko n'ubundi 2013 zubiswe na Kabila zikaba zimo zirwana na Tshisekedi. Bashobora kubwira Tshisekedi ngo ino ngoma yawe y'imyaka imusigaje ku butegetsi n'igice uzayirangiza uganire n'abantu. Epfa kwizima ntacyo bigutwaye, zira kugira guteze, va kwizima muganire ugire gute, ariko barangize gutya. Ubwo bakazasezanira ku meza y'ibiganiro, yibira ngo arabarangiza abandi bati amayira y'abatwara yamenye, banza urutire y'amagambo, banza ugiye gute na gute na gute, ibi ntituzava ahangaha imyaka 10, tuzahayobora mpaka ababyeyi bacu batuye batuje batunganye. Banza ukure FDL mu ngabo zawe, banza uwitwa umuzarendo wese dushyiraho porogaramu yo kumwambura imbunda no kumushyira mu nganda, ubuzarendo bumukamuka. Ariko kandi dufite ingabo zizakorera hanga na brigade yacu, n'aba yarafite n'ebyiri agatangemo tuzamurasa. Ikindi kintu ahantu hacu tugomba kuhategeka imyaka 10 isigana politiki. Abarwandofone n'abashi n'abanande n'iki twishyira hamwe tukayobora Kivu y'Amajyaruguru, mukaturinda akarindi kanyu k'Kinshasa, mugatanga imishahara, mugatanga kimwe cyose, mukajya mukora ikintu hanga mutugishije inama, kuko ni iwacu. Ibyo biganiro nabyo urumva ko bizanimo ntibishoboka, ntibindi birwana. So urumva hari n'abantu bavuga ibiganiro bakajyana ibiganiro n'ikintu cyoroshye, nyuma y'ibiganiro umuntu ararwana cyane. Hari n'intambara zishyuha mu biganiro, iyi ntambara iracyari mbisi, iyi ntambara ifashe igihe kinini cyane. So rero SADC no kuba ukoze bira y'ibyo yagezeho, military ntayo, gisirikare ntacyo barakora. Ndumva bashobora gukandira kuri politiki kandi bikajya muri uwo buryo, utari no gukemura ikibazo. Bo bafite target ngo turangize mu bintu turagutse gusa, turabizi ikunda ibingibi yumva ibingibi bigira gute n'ikiri bivuze ibingibi birabyumvira. Ariko niho wabajije ngo ko nsubiza uzabaze Dr. Barinda, ese barabantu M23 yacyaro no gushukishwa uduhenda abantu. Ubwo nyine niyo yo kwizisubiza. Mbega iki kibazo ngigutumye kuri Barinda, nta n'ubundi ndavuga nawe ngira, ariko twavugana Kanezi barese nyamvuga nawe uzamaze uti leta bashukishije uduhenda abana n'ubundi mukajya mu biganiro igamije kuzabashuka ABC muzabyivanamo gute, uzumva ko zabisubiza ko ntabwo nasubiza mu bintu bagiye. Ariko cyo kintu kuko izindi all men zizo bazarananiye, gisirikare SADC iri muri position de faiblesse mu buryo bwa gisirikare, yaje mu buryo bwa offensive, nta musozi n'umwe irakuramo, nta defense n'umwe iragira gute, nta muhanda irafungura, nta cyera iragira gute, ifite imbohe bamwe barabyemeza kandi bakabihakana. M23 ifite iri hasi ku buryo bushoboka bwose, n'ubundi nta cyayitunguye. Nicyo bari expecting kuri SADC cyangwa shana yabengutse mu bintu naniwe mukari umuntu ufite imbeho wanamubengu nese sivuye ko abundi bazabenguka mu bintu ni mu bintu imara kwasatira imipaka yabo, rero niho bazanyuza imbohe nyine nta rede kurose igiye barimo batiringa. Nese mu bintu ya control Uvira President Ndayishimiye agakomeza kwitsimba kuri Kinshasa, amushaka Uvira mu birometero bingana Bujumbura nawe yahindukira. Ibyo se birarenze, nta n'ikirenze kiri muri bose. Nabyo birashoboka rero, birashoboka kuko amagambo ya President Thabo Mbeki arimo kugenda asubiramo, arimo kuvangira Sylvain Mafoza cyane. Mbeki yarubashywe, afite na Institute International kandi ikitegererezo. None se ubwo abantu kandi bari babasaza barubahana ikiremo ngo azumva impuguro za Mbeki akomeze yibande ku byadiru yanuze ya Tshisekedi na Ramaphosa. Rais Samia Suluhu Hassan azumva umuntu nka Mbeki wenda yumvaga na kera ari muto avuga ati n'umuntu ndamufataho ikitegererezo abahe igitekerezo acyane. Ese ubwo rero cyo kuruzindiko rwa Minisitiri w'Abanyamahanga aza mu Rwanda wa Tanzania we
abantu bashobora kuganira ku bintu by'akarere urumva nabo bagatahana amasomo y'ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batari bahugukiwe bakavuga ati turi bashyashya ibintu bisanzwe bakikwete ibintu byaremeze bitumva bakabwira turabona umuzungu mwarimuzi n'ibindi ikibazo kiri hariya nikendaga kuba iwanyu iyo mutaza kugikemura nko wagikemura ikizi intera zambutse ku mupaka wa Rusumo zambura induru mu buto ntabyo yakoze intera zambutse mu mupaka wa Rusumo zijyana Benako mu butazishyira mu gunga zishyira Kibumba ibyo ni mwabikoze na Tanzania twasabye Kongo gucyura abantu yanga kubacyura mwebwe murabacyura Benako biriya byose mwakoze nibyo Kongo itakoze n'ibyo dupfa none se mu bipfa gute mu bintu turengeramo gute ni nkuko namwe intera zarigaruye amashyamba ya Kibisi Shinyanga yose kabe ariho zirimo noneho uwo batuvuga rumwe akabimpunza nuko bimeze icya kabiri bati mufite abamasayi muri Tanzania hakaba abamasayi muri Kenya uko twumva ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda muri Kongo nuko mwakumva ikibazo cy'abamasayi bo muri Kenya bafite imiryango muri Tanzania baramuswe barimo bahigwa ngo bakorwe jenoside mwebwe mwaceceka nta kintu mwatekereza ntabwo mwatekereza ko umumasayi wo muri Kenya ufite umuvandimwe muri Tanzania ko iyo repercussion izagera ku gihugu cyanyu kandi ababamara wenda n'abandi bakoze amabi muri Kenya baje muri Tanzania bagiye babasanga no muri Kenya urumva ikindi bakanabwira bati mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi hafi abatutsi barenga miliyoni siko imibare mu Rwanda bivuga icyo gihe u Rwanda rwari na miliyoni 7 z'abanyarwanda muri 94 ngira hafi shaka z'ibyo gutyo kora pourcentage urebe umubare igihugu kiba cyarapfushije abantu barenga 10% 12% n'urugero akababwira ati rero muri Tanzania bafite miliyoni 65 cyangwa 70 z'abaturage mujye mutekereza muramutse mwarapfushije miliyoni 15 muri zo miliyoni 70 cyangwa se oya 8-9 mwebwe umuntu wabishe aridegembya mu kindi gihugu igihugu mwacana wakaguta nuno bakabana kimushyigiki nibyo dufana kikwete so ni buriya abantu baraganira so this version irashoboka so reka dutegereze ibizava mu nama ya SADC hari n'abakubwira ko SADC nayo iri muri Kongo itari yose nta kuntu n'ubundi ibihugu bitatu bikomeje kwitsimba n'ingabo muri Kongo mu bihugu 10 na bingahe ubuze ko kibitabiriye mu cyangwa 8 wamugana kuko abantu batabona ko SADC yakenetse ino misiyo abantu bameze nk'abantu bishite baba mu tureke tugende ariko bahikirimo batabyumva Zimbabwe batabyumva Angola namba Namibia tuzaza ntituze Botswana dufite secretary general Gabon muzayemo gukora inama tuziha amafaranga Mozambique mazitazana itanazijyamo urumva Mozambique nayo bazayigaho ko gatandatu ubutumwa buryo bazabwigaho samingira so iriya nama rero ishobora kuba inama yo kuvuga ngo ntacyo twagezeho mu buryo wa gisirikare bwo offensive reka duhindure tumere nka SADC na nka EASA abakongomani gatavugize induru bagataha batariko dutaye ngo yase yatashye nose abandi ko batashye bateye amabuye namwe ni mutahiga no gusohoka hariya birashoboka nise yase ko yagiye ibyo nakubwiraga byawe gitro byose birashoboka nta kidashoboka kuko abajenerali batanu barenga batanu bavuye hariya nta mwanzuro bafashe akira n'abajenerali babone ko yaba yakasamuto bari abajenerali iriya nabo bayitonganiye niko buriya bavuye mu bwate ntabwo tuzabishobora dore giye nyuye mayite ebyiri mu muri Afurika hiyongeraho n'izindi ebyiri uyu Burundi ati bafite imbohe uwo muri hose ati uwa Tanzania ati ubonye ko nta mukoloneli waje witabana ibyo ngo bana mahinduye abatanzania bakamujyana batuye barakwisha n'uburayi so urabona ko ubutumwa bwavanga bangiye bukanga gisirikare babonye ko bidashoboka basigaje imitwe ya politike iteka mutwe ya politike ariko itagamije kuzana amahoro bigamije kurangiza mu Ventura niyo yo guhaguruka kugangana n'iki kintu nk'ubu rwose ikabiri imirwana na politike yo kuvuga ngo dukeneye kuvugana na leta turwana niza ajya kuganira n'u Rwanda bajya baganira iby'u Rwanda nijya ku Bugande baganira iby'u Bugande nijya kuri SADC baganira ibya SADC dukeneye gukemura ikibazo nk'abakongomani nibyo bakoranye nanga bafite kuvuga na Bertrand Bisimwa na kazi bafite katoroshye byakwanga ku magambo bagafata ahantu harya leta hayibabaza bakava mu byaro no mu misozi David reka dusoze mu gihe impande zose zaguma muri polisi zifite
ibi byabiganisha SADC irahari ariko nta kiri gukora M23 irajya ikagira ita ariko ntabwo ifata bamugana hababaza kugira ngo ibone ibyo yicaza ku meza leta iti ibyo ntabwo bitureba kuganira namwe tuzaganira n'u Rwanda buri wese agumye aho ari ibintu byaba byerekewe ugomba gutira muri ntambwe kugira ngo ibintu bifate indi sura cyangwa indi mbere y'abandi ntabwo uko bimeze kose ntabwo bibaye statiko uko bimeze uyu munsi ntabwo bimeze neza byakomeza kujya bigana habi cyangwa ahabi bitewe n'uruhande umuntu arimo cyangwa heza bitewe n'uruhande urimo mu yandi magambo utakaza kumenya gutakaza ibirindiro urumva ubifata akomeza bifate noneho uhomba kudafata hakomeye kutagira gute nawe agakomeza guhomba gutyo afata ibyaro bikabazagaragara ugasanga semeze gute habamo ibintu bibi cyane kuko mu Ventura yagenda ifata intara z'ibyaro sibyo ikabona abasirikare benshi kugenda buri gihe ishobora kugendera inarokirita ibyo ni kimwe leta ikakomeza kugenda itakaza credibility SADC ikaba nayo nka MONUSCO na EAC urumva ino ntambara ikazava kuri chat y'intambara ziri ku isi zivuga abanyamakuru neza wavuga ibyo muri Kongo bati ibyabo byabaye nayo umwe akomeza kujagarara muri nayo undi akajagarara mu kiniki kandi buri wese yaba ari 50-50 mu bintu byabiri n'itsinda na leta nshinze n'itsinda kuko yabitsinda igumana guma itsinda igumana wenda bukaba mu bintu ifata ibyaro n'amashyamba urumva gusa leta burya yakwibirira uko isa yose ikavuga utarika abantu ntiyabo ikidosi izagushyiraho mu gihe nta ingendo yashashe irimo gushyiramo niyo mpamvu ino ntabwo ikeneye kushepinga bakayikora ku rwego iriho nibarwane besurane intambara yongera igaruke mu isura nshya y'intambara cyangwa urangiza undi amurangiza bave no mu bintu bya kera ngo twarwaniraga ibicyaha ubundi barwanira ibintu bishyashya nk'uko mu bintu yahinduye izina urumva ubona ko isigaye yitsimba ku kintu cyitwa Alliance Fleuve Congo ni ikizana n'imirindi yacyo nyine n'amatangazo irasohora muri iryo zina ni ikizana n'imirindi yacyo noneho na leta nayo kuko bakomeje gukenda bahomba cyane ariko leta yacisha nta kintu homba cyane bari cyinshi sa muri 2500 bari intambara bakomeza kubaho bakagira gute M23 kuko ari nyeshyamba zidafite media nk'iya leta ikomeye zidafite iki n'iki n'amafaranga batayanganya ikaba yazarangiza iri nayo nyine ariko nayo dakina ishobora no kurwana gutya bikaba byarangira imenyerewe n'abantu bayitinyaga n'uwo muryango mpuzamahanga tujya tuvuga bakavuga ko ubundi abo bantu batwaye ntacyo bishe ntacyo bakijije ya myaka basaba leta ngo basekirize ahantu bakayimana n'ubundi basekiriza ariko batarabihawe ubwo surambwira muke ntabwo mbona uzakimbaza ubutana ariko ndagitereye metero bikomeje gutya simbona wahomba cyane bikaba nayo gutyo Kisekedi yabakomeza manda igenda ivaho amezi n'umwaka M23 ikomeza igenda ifata intara ifata ebyiri ifata eshatu ariko se umve mu kiganiro navuze yuko gufunga umujyi wa Goma utawufashe ukishwa n'inzara byazakuviramo ibyaha nka biriya bashinja Israel muri Gaza ubushize baravuze M23 gutinda idafata ibyemezo bashobora kuba bagenda bayibonera ibirungo ubwo se nkamubaza habura eniteke n'icumi ziba zirangiza ubukurutu ubwo se nta komanda y'imbunda bikiri uko ugenda utinda ibikiri bakishipinga itarangira zizakurasa leta atabyihorera oya ibintu ino ntambara ikeneye kwishipinga ariko kubwegera ku rundi ufata ibirindiro utarusanganywe ugafata imijyi utagiye gufata bakabona ko uri inyeshyamba n'inyamugi cyangwa se leta ikahakwambura nawe ukabona ko nta hantu wafata ngo uri kuhakwambura byose birashoboka iyi ntambara ikeneye kugira kuko nk'abara M23 yafashe ibirombe bya Somikivu muri Rucuru kandi mu kirombe cya kabiri munini muri Rubaye ikagenda ifata ibirombe ikafata n'ikashi byose ikava intambara ku rwego ikajya ku rundi turabona inyeshyamba zirwanisha ibifaru n'amakajugujugu cyane nayo nyine igashyiraho wirimo gushyiraho abategetsi ikashyiraho nka polisi urumva bakomeje kumera gutyo nabuze igisubizo bashobora guhaga Manuel muri intereze undi ari mu bihombo bye undi ari mu bihombo bye muri intereze ariko ni nk'uko M23 tubango leta ngo birimo yunguka amayiniteke na M23 birimo yunguka izindi niteke buriya Nyanza yahabuze abasirikare nka unity yakuye
abantu bari baje bangana kuriya kikuko we hose kugeza ubwo leta ya Kongo ibuza abaturage kwitabira ibiganiro bya M23. Sinzi rero ushobora kuvuga uti hari icyo umwe yahombera muri West Africa iri hariya ariko nicyo yayungukiramo ntabwo cyabura, ni ibintu byo gutega amaso gusa kandi byose biba bishoboka. David dusoze, reka dusoze iby'intambara tubikurikirane tubirebe, natwe ntabwo tuzabikuraho ijisho gusa ikitaruse byo kurasa byo kwica abarenga bagambanyi biti gute bira byo gusubiza njyana cy'urupfu kuri leta ya Kongo. Nabonye muyaya arimo avuga ngo nubwo buryo bwonyine bwo guhagarika impfu muri Kongo kandi bashaka kwica abantu. Abo nyine bicwa ngo nabajyaga bagambanira, noneho benshi bagapfa ari benshi, bazajya bicumwa cyangwa babiri babagambana. None se ko abantu bashaka gukoresha muri bugambanyi nabo bagambanira, ugasanga umuntu akugambanira barakwisha kandi bigiye mu kagambana. Kubona ibihugu nk'Ubwongereza, Canada n'Ubusuwisi birimo byamagana ibi. Buriya buryo bukoreshwa nibwo buryo bwa nyuma bukoreshwa n'umuntu ugiye gutsinda urugamba. Nibwo buryo bahiteri bakoresheje bande bose bwo gukanga abantu kugira gute kwica abantu ngo bananire urugamba. Nta muntu wigeze ukoresha buriya buryo ngo atsinde intambara. Gusubirwa ku rugamba rikomana ngo nuza muri rero kuri tagitire ngo leta wishwa. None se atinye kwishwa leta yigira mu nyeshyamba, ati n'undi agatanga umusozi wose, agatanga nka defense yose, ati ndabizi ndabona habura iminota nk'icumi ngo dutsinde urugamba. None umwanya wo gutanga ya komande kuko ku rugamba babumvikana baramonitoringa nabo ibyo bavuga, akaba yahamagara nk'ukorosa na M23 avuga ati ngire ingabo zanjye twese tumanitse amaboko, kuko azi yuko n'ubundi nama n'ikintu wari umwica. Ibi bishobora gutuma M23 batsinda ku rugamba ku rwego rukomeye. Noneho na Alias Fleuve Congo ikakoresha kritika avuga ati rero urabizi urimo kukogara umuntu, urabizi nawe baragushije cyaha cy'urupfu, mwizira hanga ntacyo muzaba. M23 igashyiraho zone hano igihano cy'urupfu kidakora, abantu bava muri zone y'igihano cy'urupfu bajya muri zone y'igihano cy'urupfu kitari. Uwagira inama Tshisekedi ashaka kumurangiza. Moya yavuze ko ejo agiranye ikiganiro n'abanyamakuru kenshi asavuga ko abazajya bahamwa n'ibyaha bya ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu, nabo bazajya bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bicwe. Muri kuri Akamege niwe uzagihanirwa bwa mbere, azabishima bamwishe. Ibyo ngibyo hari ibintu birenze se. Na Tshisekedi ngo cyazamwitana. Igihano nka kiriya gishobora gutuma ingabo zivu uyishaka gutsinda urugamba neza nta gushyiramo ibihano bikanganye. Wowe uvugurura military warfare, political warfare, abantu babayeho bate bagize gute ku buryo umuntu asigara yumva cyatuma kurwanya niyo atari mu mwanya wa gifite icyo nahombye. None ukwangisha abasirikare urupfu biravuze ngo bishobora no kongera imitwe y'inyeshyamba, bakavuga ati batayo ya 105 yatsinzwe na M23 tumere nk'ingungi, dutsinzwe twari 200 turokotse 600 turokotse turi 500, aba 500 rero dutokotse ntitujye hariya twikoremo itsinda riduprotecting ngo batatwica. Ubwo imitwe y'inyeshyamba niba ari 10 kabibaye 900, ririya tegeko rizakoraho Kongo. Nicyo tegeko ribicuze kadashyizeho rizanamukora rikamutwara abantu bamugira gute, abanyapolitiki bakamuhunga ari benshi, ugiye kwifuza ntagaruke, uwo batangiye gutikurira kubera imyanya bapfa akavuga ati ubwo mutangiye kugira gute mashaka kumbambisha, akabaragiye namo yayo ukabamona muri Alias Fleuve Congo ari bavuga ibyo ngibyo. Iki nese mugari wa Kamegere ntabwo nawuzi ngo yashurije abantu rutare ngo bajye bashyiraho nawe basanga ari ugiye. Iriya ni weakness, umuntu wese urimo gutsinda urugamba ashyiraho itegeko ryo gukanga abarwana kandi nta kintu byaragezaho biriya. Ubwo M23 niba ari opportuniste neza hari izakuramo abarwanyi. Ubu nyine izajya umuntu ufite nka megafone iti nimutaza murapfuye, we muzarenda nutarwana ngo upfe kugeza ku wanyuma, muza hano nta rupfu ruhari, ahubwo ni yeguyiza ibigo byo kugira ibigo byo kubigishirizamo bigaragare ko ugiye muri M23 egare nta gipfuye urupfu rw'itegeko. Ariko ibyo bizaba ari uko yashyizeho byamwe nakubwiraga bivuga ngo hari ibintu byo muri leta bitagikora ku butaka bwacu. Bya indirimbo zanyu nizigikora, amategeko yanyu ntagikora, ugeze aha ntabagipfuye gutya na gutya. Hari akantu mu bintu bisaba gukora kakasa mutwe kuri leta, ariko ntagira ikora mu mutwe. Watwara abo ko mwana mutwara ibyango wamutwaye ahantu, watwaye iwanyu bafashe iwanyu uvuga ariko ntabwo wamuraje adasinziriye. M23 gukora akantu kabuza Tshisekedi gusinzira.
sinzi ngo ni agaki bazagatekereza